Numunezero mwinshi kongera kubona na nshuti zacu, inshuti zikurikira ibiganiro bitambuka kuri Cabugufi Mission. Nzi neza yuko muri inshuti zacu muri abanywanyi bacu, kuko igihe cyose muba mukurikiye kandi munyotewe no kumva ijambo ry'Imana tubagezaho. Kandi shimira abantu bose bahora badutera inkunga ndetse bakaduhamagara, kandi izo nkunga badutera nta yindi uretse gukora subscribe ndetse no guherekanya ibiganiro uko tugenda tubona abantu bazamuka biyongera kuri channel yacu. Ivyo bidutera umunezero. Ariko none nkasaba kugira ngo wowe utarakora subscribe ngo ukore subscribe kuri channel, aho ukandaho asigaye ukajya ku ruhande rw'ibumoso aho ngaho cyangwa se ibubamfu aho ubona inzogera cyangwa se ukabona akantu kameze nka ringi, hanyuma noneho ngakomangaho gusa yuko zo gusa asigaye ibintu bigenda neza. Ndazi ko rero abakurikira video mujya mubona ako kantu kariho, mukagenda mukabona hariho ikiganza cy'umuntu kigenda gitambuka kibereka inzira ugomba gucamo kugira ngo ugere kuri subscribe. Ndagira ngo kandi nkubwire ngo uramutse rwose wumva ari vyiza bikunejeje ko iyi channel yacu izamuka, ni vyiza yuko uhereza abantu niboze batanu cyangwa se barindwi, kwabwa ati ni byiza ko mukora subscribe. Ndazi ko ababikora cyangwa se abazabikora numunezero, ni ikintu gitangaje, kandi ndazi neza ko iyo zo mbaraga muzaba mukoresheje Imana izaba kubira. Nzi ko mwijuri Imana yumva, kandi yumva abantu bose bagerageza kwifuza ku murimo wayo utera imbere, kuko iyo ubikoze kandi ukahashikaza n'abandi kubikora, iyi channel yacu ibizamutse ishobora kuva ku bantu 1000 ikagera hejuru ikagera ku 2000. Ni byiza ko rero iyo bazamutse abari ikintu gikomeye, burya bwa butumwa rya jambo ry'Imana ubudufashije nawe kugira ngo rigere no ku bandi benshi. Kandi jambo ry'Imana tuvuga ngo hahirwa abashobora kuvuga ijambo ry'Imana bakaryamamaza bakarigeza no ku bandi, kubera yuko twese twahamagara kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icubahiro. Ndagira ngo rero nkuko twatangiye inyisho yacu yitwa twige Bibiliya, uyu munsi dusome ijambo ry'Imana reka mu Rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosai. Niho turi, igice cyaho ni cya 3 umurongo wa 12 tugeza ku murongo wa 17. Nibaze ko aho muri hose mutegereje ijambo ry'Imana. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, kandi maze ko igice cya mbere tukumva ijambo ry'Imana ryanditswe nyine muri twige Bibiliya, tugasoza turimo twinjira mu mwanya wo gusenga ku muntu wese uba witeguye. Reka dusome ijambo ry'Imana. N'Abakolosai, Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosai, ni igice cyaho ni cya 3 umurongo waho ni wa 12 tugeza ku murongo waho wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana, mwihanganirana kandi mubabarirana ivyaha uko umuntu agize icyo apfa n'undi, nkuko umwami wacu yababariye abe ariko namwe mubabarirana. Ariko ibigeretse kuri ivyo byose mwambare urukundo, nkuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Mureke amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe, kandi mugire umutima ushima, imitima ishima. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose. Mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibimbano by'umwuka, muririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Ndanezerewe cyane kubwira ijambo, nibaze ko nawe unezejwe n'iri jambo no kwibaza ngo mbese mu ijambo maze kumva cyangwa maze gusoma mu by'ukuri riranyigisha iki, ni uruhe rugero rwiza nabasha gukuramo, cyangwa se ni uruhe rugero rubi nabasha kwirinda. Burya ukwiriye kuba ureba mu ijambo ry'Imana maze gusoma, niba ari urugero rwiza ugakomezamo, ariko wasanga nta rugero rwiza rurimo ukavuga uti oya ibi ngibi byo ntabwo ari byiza
byiza ngomba kubireka, nkareka kwigana ibidafite umumaro ku buzima bwanjye, Imana igahabwa icubahiro. Ndagira ngo rero mukundwa nshuti zacu tugane kuri iri jambo, ariko none wibaza ngo cyangwa se tugana ku ijambo tuvuga duti nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa. Ivyo nivyo Pawulo yavuze avyanditse muri urwandiko rw'Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 12, aho Pawulo abivuga akavuga ati nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa. Pawulo rero yabanje guhugura Abakolosayi ibijyanye no kwicisha ingeso z'abatubaha Imana, ariko ubu noneho yiteguye kubwira abagize itorero rya Kristo uburyo umukristo nyakuri agomba kuba yambaye kandi yikwije, yambaye atari wa undi wambaye ubusa. Imana ishimwe cyane. Hari abakristo ubona bagenda ariko bambaye ubusa, ashobora kuba yambaye ubusa mu buryo bw'imyambaro cyangwa se impuzu, ariko nanone akaba yambaye ubusa mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana muri we rikaba ritarimo yambaye ubusa, nta kintu kiri mu mutima wiwe, nta kintu azirikana. Ni byiza yuko uko umuntu yifuza kwambara akikwiza mu buryo bw'impuzu n'imyambaro, ariko nanone no mu mutima ukwiriye kwambika umutima wawe umwambaro mwiza udacitse, umwambaro w'agaciro, kandi uwo mwambaro w'agaciro nagakiza. Imana ishimwe cyane. Petero nawe yatugaragarije neza ko tugomba kuba abera mu ngeso zacu zose nkuko waduhamagaye ari uwera. Ni ukuvuga ngo rero nivyo dukwiriye kwambara ni ya mitima yacu itunganye. Iyo usomye ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwa Petero rwa mbere igice cyaho ni icya mbere mu wa 15 no mu wa 16, naho harimo ijambo ritubwira ko dukwiriye kuba abera nkuko Kristo nawe ari uwera. Ni byiza ko rero dutungana mu mitima yacu, tukagira umwambaro dushyira mu mitima yacu ariko gakiza, umwambaro wo kwera no gutungana. Imana ishimwe cyane. Yego ntugacogore rero gukora neza, muvandimwe wowe ukurikiye bino biganiro, ntugacogore gukora neza no kugira ingeso nziza naho abantu baguseka cyangwa se bagutererana. Ibyo ngibyo ugomba kumva ko ugomba kubishyira mu mutima wawe. Rero ukurikira ni Cyabugufi Mission Channel, kandi ushobora no gusanga no kuri YouTube, ndetse iyo biganiro ukongera kubisanga no kuri page ya Facebook aho wandika Cyabugufi Mission .org. Mwambare urukundo nkuko ari rwo murunga wo gutungana rwose, cyangwa se niyo urwo rukundo niyo nzira, cyangwa se twayidwita ko ari cyo kintu kizima gituma dushobora gutungana rwose. Pawulo rero yabishoje yerekana ko urukundo ruri hejuru ya byose. Muri make yerekanye ko urukundo ari incamake y'ibintu byose byasobanuwe muri iki gice. Ibi yabihamije cyane ubwo yandikiraga itorero ry'Ikorino ashimangira neza ko ikiruta byose ari urukundo. Ndazi neza yuko rero aho ngaho twagiye twize muri iki gitabo cyangwa se mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino, murabizi abagiye basoma cyangwa se abakurikira iyi channel. Ikindi kandi amagambo wayabona mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 13 umurongo wa 13. Niyo mpamvu rero Pawulo abona ko urukundo nk'umurunga cyangwa se nk'ikintu kizima, cyangwa se uwo murunga wo gutungana rwose. Ni byiza ko buri mukristo asobanukirwa ko urukundo rwuzuza neza iby'Imana idusaba. Ntabwo rero ubaye udafite urukundo, udafite umuntu, udafite ubuvandimwe ngo wiyumvemo urukundo muri wowe, ibyo wakora byose ni zero, ibyo wakora byose ntacyo bimaze. Ariko yisomye aho ngaho mu Bakorino ba mbere igice cyaho cya 13 hatubwira ngo naho watanga umubiri wawe kugira ngo utwikwe cyangwa se uturirwe, ariko udafite urukundo ntacyo byaba bimaze. Hacyo kuri kuzirikana umurongo wawo wa 10 umurongo wa 14 ukubere intego y'ubuzima bwawe. Uyu murongo wa 14 umurongo wa 14 twamaze gusoma ukubere intego y'ubuzima bwawe, aho yavuze ngo ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambare urukundo nkuko ari rwo murunga wo gutungana rwose. Reka rero wambare urukundo, wambare ubugwaneza, wambare kumva ko uri kumwe n'Imana, ariko nanone ko Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo
bagupfire, nawe wumve ko nawe ukwiye kwitangira bagenzi bawe kubana nabo. Ni byiza yuko rero ukundana rwose, udafite umutima w'urwango ndetse no kwangiza. Usange umuntu ari aho ngaho ariko adakundana n'abandi, ahubwo afite uburyarya, afite ubwicanyi, afite ubwanzi bwinshi n'ubwangizi bwinshi cyane muri we. Ibyo ngivyo bigatuma izina ry'Imana rigirwaho igitutsi. Ni byiza ko rero twirinda ko ijambo ry'Imana rijyaho igitutsi, ahubwo ijambo ry'Imana rikaba muri twe, rikaba umurunga w'amahoro mu mitima yacu. Ndagira ngo rero shuti waruteze amatwi iri jambo ry'Imana, nanone nkubwire ko tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga mu gice cya kabiri, ariko nanone uzirikana kuri iri jambo tumaze kumva, kandi uvuga uti Mana ngwino ube muri jyewe, kandi wongere unshyiremo umutima w'urukundo mu byo nkora byose. Imana ishoho guhabwa icubahiro. Reka rero twinjire mu mwanya wo gusenga. Nguhaye ikaze nshuti rero mu kino gice cya kabiri, igice cy'amasengesho. Nizere ko aho uri ufashe kandi wizeye muri wowe ko Uwiteka agiye gukora igitangaza kuri wowe kuno kubuzima bwawe. Uwiteka Imana yacu, Imana nziza, Imana ikomeye, ndagushimye cyane. Nongeye kuza imbere yawe kubwa Yesu Kristo, ngushimira urukundo rwawe, imbabazi zawe nyinshi. Wagize neza kubana natwe, waraturinze, uraturengera. Hari byinshi byagombaga kutwica no kutwangiza, ariko wowe Uwiteka ntago wemeye kujya byose bitugeraho, ahubwo wabanye natwe, uradushoboza, udushyirira neza. No habwa icubahiro kubw'ivyo. Aya masanda gushimye rero kubw'ijambo ryawe ryongeye kugaragara hagati muri twebwe, aho turi kwiga ijambo ryawe riboneka mu rwandiko Pawulo wera yandikiye Abakolosayi, aho turi ku gice cya 3 umurongo waho ni wa 12, twageje ku murongo wa 17. Twasanze ijambo ryawe, ariko igikuru cyane wakomeje kutwereka neza yuko dukwiriye kwinjira mu rukundo rwawe, tukagira urukundo, ndetse urwo rukundo rubasha kubabara bagenzi bacu ibyo baba badukoreye, ndetse naho twaba dufite icyo dupfa na bagenzi bacu, ariko nibiduherana ibyo byose, ahubwo bikaba byiza ko duca bugufi tukagira kubabarirana. Uwiteka Imana yacu rero nta wundi wabidushoboza, kubera ko muri kamere muntu habamo yuko umuntu agira inzika ndetse n'inzigo nyinshi kaba muri we, ariko wowe aho uri byose bigenda neza. Turakwingiza rero uzubana natwe, uze Mwayimana ukure imigambi yose ya Satani. Turasabye kugira ngo utuyobore, tuciye imigozi yose y'umwijima, ibyo tumumano byose turabisambuye. Ngwino utugire neza, ngwino utwubake hagati muri twebwe, imitima yacu yongere kuyikundisha Mwayimana ubwiza bwawe. Reka abantu bose bibuke urukundo rw'Imana ubwo yatangaga Yesu Kristo, reka urukundo rwongere ruze, mwaze natwe tubone yuko nta kintu kiruta ikiguzi cy'ibyo Yesu Kristo yatanze kugira ngo buri muntu wese acungurwe. Reka rero Mwami Imana Data, twese mubatiza abantu babatijwe, we kuba w'amazi gusa, ahubwo ube uw'Umwuka wera w'Imana, kugira ngo buri muntu wese abashe guca kamere. Mwami, ndasenga abantu bose bateze amatwi ibiganiro kugira ngo bagire neza, ubambike imbaraga abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa ndetse n'abana batoya, kugira ngo buri muntu wese Mwami yongere akomezwe n'iri jambo. Reka Mwami Imana wongere kutwereka neza yuko Mwami turi kuri iyi si turi ingenzi, uyu mubiri twambaye uzarangira ukavaho, maze tukinjira Mwami ahandi hantu Mwami dukwiye kuba dutegura tukiriho. Reka buri muntu wese rero atangira ategure yambara urukundo, kuko Mwami Imana ibintu byose bizarangira, ariko urukundo ntabwo ruzarangira, ahubwo ruzagumaho iteka ryose. Reka rero Mwami Imana buri muntu wese agire impano nshya yo kubabarirana ndetse no guca bugufi kubw'ijambo ryawe. Urakoze kuko uri Umwami, uri Imana yacu, kandi nzi ko uri kumwe natwe, kandi ugiye kudukomereza muri iri jambo ryawe. Kandi dushimira abantu bose bazakora uburyo bwiza bwo werekanya bino biganiro, ndetse n'abandi bose bazashyikirwa n'ikino cyigisho bagakora subscribe. Abo bose turabashimiye cyane. Mwami, uzabaho umugisha, uzabagire neza. Mwami, turabagushimiye rero ko abo bose uzabumva, abo bose kandi uzabagira neza. Ugiye ukandaho wese, ugiye udutanga iyo nkunga umumugisha. Nzi neza yuko abakora ibyiza ujye ubaha umugisha, nawe umumugisha. Mwami, abaduhamagara batwifuriza amahoro, abadusengera, abatubwira ngo courage, abubahwe umugisha. Niko twatuye umugisha kuri bo, twatuye amahoro kuri bo, twatuye amahirwe kuri bo, twatuye ibyiza bidasanzwe kuri bo, mu izina rya Yesu. Aberekana bino biganiro bakabihererekanya, abo tubasaba umugisha, twatuye umugisha kuri bo, bakoreho, bagenderere, baremera igitangaza. Haleluya, kubw'izina rya Yesu. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi kugiye gukorana natwe, kandi kugiye kutwubaka mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umucunguzi wacu. Amen.
Shuti rero warukurikiye bino biganiro bitambuka kuri Cyabugufi Mission, ndagira ngo nkubwire ko ibiganiro tugiye kubisoza, ariko nanone nkubwira ngo ni byiza ko ukora subscribe wowe ubonye bino biganiro ubwa mbere, kandi ikindi nakubwiye ngo ni byiza ko uherekanya bino biganiro nibura abantu 7 bishuti zawe, kwabwo ati bavandimwe ni byiza ko dutera inkunga bino biganiro byacu, asigaye kumubwira ati kora subscribe ahangaha, ni byiza kandi nibikora uko mungana mwese kuri channel, ndabizi ko mutari bakeya, ariko nanone izazamuka cyane kandi bitera imbere. Ndazi neza yuko ibi babikoze ukwezi kumwe gushobora kurangira twamaze kugira ku rwego rwo hejuru, hahandi ibi biganiro mubibona neza kandi mukabona ko biteye imbere, mukagenda muvuga muti Imana yacu iri kumwe natwe. Ndagira ngo rero mbabwire ko Imana ikomeza kubashyigikira, kandi mbabwira ngo ni muhumure kuko Yesu Kristo ahari kandi ari ku rugamba, yiteguye kuturwanira, ari ku kivi. Reka rero uhora akomeza kubashyigikira no kubagira neza. Shalom shalom, turi kumwe na kagaruka Yesu abishatse. Imana ibagira neza.